akazi ka mbere nahuye nako it's totally different. Byaba bitanu nko kuva hano no mwijoro. Abihoye ijoro ryawe none wari warigeze ko narababwiye bavuga ngo resume abazana na bintu kandi je ntago nari nabima resume. Ubwo nibwo rero bavuze ati rero akazi ka mbere hano ugiye gukora nakuguhanagura imodoka. Nabyumvise Urumva umuntu harani matense wanambwira ngo n'imodoka nyanagura ariko hano nangiye kuyanagura. That's amazing. You know? So ariko nibyo niyo nakubwiye bya mpano na gift numvaga atari nshaka gukora. Ira ari basic life ya hano muri Amerika kugira ngo babanze banshira bugufi bamanure bagushyire hasi kwe. Noneho ngewe banze nareba isi ya hano none yamigisha igenda igirote ko ukuntu nabibonye uko Imana niyo bakubwira ngo utoragura iki kintu Imana ibizi ko next nava tomorrow uzakora iki next tomorrow ibizi zakoresha niko bimeze. So nge narahakoze ndahakora harananezeza byanyigisha kuba hambo byandi by'ikinyafrika byo kubyimba hako umuntu akazana imodoka ukayoza neza ukabona amafaranga meza cyane niko nahakuriye n'amafaranga menshi. Inshuti bakunzi ba The ITV ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ngewe ndi Mary Murerwa nkaba ndi kumwe na Yusto Hanyurwa kuri kamera. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'umushyitsi, turi kumwe n'umutumirwa. Nkuko mubizi mumaze kubimenyera, The ITV tubabera ijisho rigenda hirya no hino tubashakira abantu, tubashakira ibiganiro byiza, tukabashakira abantu bashobora kuba babubaka, bashobora kuba bagira ikintu batugezaho gishobora kuba natwe cyatwubaka mu buzima bwacu. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa n'irwiyemeza mirimo, no umuntu cyangwa se wihangiye umurimo wikorera ku giti cye ariko ubimazemo igihe ku buryo ibintu akora amaze kubisobanukirwa abifitemo ubumenyi n'ubunararibonye buhagije. Uyu munsi rero turamwegera tumuganirize tumenye byinshi kuri we, hanyuma anatugira inama anatwigishe uko business cyangwa se uko umuntu ashobora kwikorera ku giti cye, cyane cyane hano muri leta zunze ubumwe za Amerika dore ko ariho duherereye. Ndagira ngo rero tumuhe ikaze kuri The ITV, atangira twibwira, mumfashe tumwakire tumuhe ikaze, hanyuma dukomeze tuganira nawe uko ikiganiro cyacu kigenda kijya imbere. Jimmy, turakwakiriye kuri The ITV. Murakoze ITV, right? Murakoze nishimiye nanjye kubana namwe. Twagira ngo rero twibwire muri make Jimmy ni muntu ki mbere yenda yuko dutangira kugira ngo tuganire ku kiganiro nyirizina, utubwire uri muntu ki, ese urubatse, uri umupapa, uri ingaragu, hanyuma tugere no ku bindi bijyanye na business nabyo tugende tubivugaho uko ikiganiro cyacu kigenda kijya imbere. Murakoze. Ndubatse mfite abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Amazina witwa nde? Banyita Jimmy uko yabivuze, Ntare Muyumbu. Mfite abana babiri nkuko mbikubwiye. Akunda kunyita Ntare. By the way, amazina yawe abiri jewe ndayakunda. Nkunda Ntare na Muyumbu. Ako kara gacemo ariko nagira ngo utubwire Muyumbu rivuze iki mu kinyarwanda? Bango Muyumbu ngiye ko ababyeyi bagiye kuri nyitana umuntu navuga ufite uri dark skin. Mbese abantu b'abayumbu n'abantu bagiraga navuga nk'abakonyine cyane bagiraga urwo rukara ko nabaga rurukara ruri pure rwiza rufashe. Niko navuga ariko nanjye karagaciyemo. Ariko Muyumbu ni umuntu w'urukara. Ntare rero byo ngira ngo Ntare we muramwumva nyine ni Ntare turayizi kuntu ni umwami w'ishyamba, right? na only that Ntare ni umuryango nkomoka muri tribe. Twe arabo bita urabizi nkuko abantu bagira tribe, abasinga, abazigaba. Ngewe nitwa Ntare bitewe na tribe yanjye nkomokamo.
no kuvuga ngo ntare se ubwo muzira ntare mu ni ekla urabona abantu bagira igisimba runaka ariko twebwe ni history kubera yuko aho dukomoka n'impamvu twiswe bene ntare cyangwa se abatare niyo mpamvu ni intare ariko iri itarya ni intare nziza intare nziza ari intare ariko atari intare mbi ari intare nziza alright akara agaciyemo ngiye mvuga ukuntu nkunda amazina nkunda Ntare Muyumbu mba numva ari amazina meza y'ikinyarwanda kiza gisukuye gusa sinarinzi nka Muyumbu icyo bivuze ariko narikundaga ntazi n'icyo rivuze so twagira ngo rero ako kara agaciyemo tuvuga kuri ayo mazina ariko noneho twagira ngo tubwire se Jimmy usibye kuba uri umupapa ukaba ufite abana babiri ni iki kindi watubwira ku bantu batakuzi kugira ngo barusheho no kukumenya no kugusobanukirwa burya umuntu arimenya ndetse n'Imana n'ababyeyi be kuko baba baramureze bamuzi cyane njye mbona abandi bantu baba batazi umuntu amenywa n'Imana ubwo nimuhereza utugingo n'uturemangingo ndetse n'ababyeyi be kuko nibo baba bazi amakosa amafuti ariko ikintu niziho I'm always humble ndi umuntu ucisha bugufi ndi umuntu ukunda abantu uko mbese ikiremwa muntu uko cyaba cyose mba numva gifite agaciro ikindi nkunda kuririmba nkunda no gusenga kuko nibyo nakuriyemo so mbona ibintu nkunda binteresinga cyane ni ibintu bijyanye n'iby'Imana cyane mbona ari byo ibindi byo ni kamere isanzwe nk'uko n'abandi bazigira ariko mbona ndi umuntu uri hambo nicisha bugufi cyane nkunda guha agaciro abantu nagira ngo yenda tugarukireho gatoya no ku mateka yawe kuva hasi kuko kuvuga kuri hambo uri umuntu uca bugufi ubu ngubu uri mukuru byanze bikunze hari ahantu biba byaravuye hari iby'Imana ikuremeramo nk'umuntu ikabikuremeramo ariko hari naho ubikura cyane cyane mu babyeyi aho warerewe aho wakuriye environment umuntu akuriramo nayo igenda imuhindura ikamushepinga ikamugira uwo ari we uyu munsi we waba warakuriye hehe uvuka mu bana bangahe wabyirukiye hehe ruwakangahe utwo tuntu tw'amatsiko hari utuntu abantu baba bashaka kumenya ku muntu nagira ngo natwo tudusobanure njyewe nakuriye muri Kongo niho navukiye ariko ntabwo nabashije kugira amahirwe yo kuhaba ngo mpamenye kubera ni mutoya ahantu nabaye cyane mu Rwanda nuwango ubuzima bwanjye bwabuciriritse ndi umwana wa gatatu ko imfura yacu ni umukobwa akurikiraho umuhungu nanjye nk'umuhungu mbese ndi wa gatatu n'abandi bari hasi yanjye so rero ubuzima nk'uko mubuzi cyane abanyafurika tugira amateka amwe amateka amwe navuga ntabwo ari meza intambara ubukene indwara kwiga nabi so nabaye mu buzima butari bwiza ariko njyewe nkagira umugisha wo kugira ngo nivane muri icyo kintu nihindurira amateka kuko unabonaga community environment ziba ziri aho abakuzengurutse nkavuga ati one day I will be somebody so ibyo nakomeje rero mbiharanira mbana muze yenda nkunyuze mbaye nko kunyura mu ryo wavugaga waba wibuka nk'igihe watangiriye kugira iyo mitekerereze yo kuvuga ngo I wanna change my history ndashaka kuzahindura amateka yanjye I wanna be somebody waba wibuka nk'igihe watangiriye kubitekereza gutyo njye numvaga bizahindukira mu byerekeye n'ishuri bati nziga mbe wenda nk'umudokiteri cyangwa se mbe ntabwo numva ko nzaba umucuruzi cyangwa se mu business nk'uko ndi muri business ubu njye nanzi ko nzaba ikindi kintu kubera ko ahantu nabaga ndi nakundaga gutorwa uhagarara ikintu runaka
nabaye nize mu Rwanda ndangiza mbona akazi nkabona. Wize mu Rwanda he? Nize mu bigo, nize i Kigali, aho bita muri lycée Kigali, ni nk'ari igihembwe kimwe ahari, ntabwo navuga aho narahize, ariko ahantu nize aho bita Gatsibo, aho bita Adegi Gituza, ni ikigo kizwi hariya muri Gatsibo, muri ndavuga O level ko nigaga mu Cyongereza. Ubwo ndangije njya mu Mutara, niga aho bita Rukomo Secondary School. Aho niho narangirije, niho nagiriye ubuzima. Mbese ndavuga ati ubuzima bundi bwari butameze neza, ariko mpageze maze kurangira, nubwo ntabaga narangiza, ariko nabonaga yuko God is changing us some little, challenges. Mbese Imana ikanzamura ubuzima ho, kuko nahise mbyibona yuko aho hantu nshobora kwagira umugisha. Yenda tukiri aho Jimmy, aho washoboye kubona ibyo bintu kubera yuko wari ugeze mu ishuri, ubona utangiye kwiga, kandi nkuko wari watubwiye wabonaga change yawe izaba biturutse mu kwiga mu ishuri, right? Ubwo buzima wabonaga utangiye kuvamo bwari ubuhe? Dushushanyirize gato y'ubwo buzima bwa mbere, yuko ubwo nyine wabonaga butari bwiza bwabaga bumeze gute? Nuvuga ngo ntihari, urumva njyewe nari impunzi, niko navuga, ariko niga mu kigo gikomeye nka kiriya kirimo n'abakavukire b'Abanyarwanda. Impamvu navuga ngo ubuzima burahindutse nuko nahagiriye ibihe byiza. Hari bavuga ngo ukuriye icyiciro runaka mu kigo kikaguhira ukamenyekana. Naje kurangiza ishuri, nigaga muri biochimie n'imibare, ariko nkirangiza niho nahise narahamagawe, avuga bati turagukeneye, bitewe na byane nakubwiye ngo amahambo, kandi mpavariye abantu uko nari nkuriye, nari games prefect, navuga ngo nari kuri imikino, habaga hariho abaduaye nini cyane, ku buryo na directeur nari mfite ijambo, kandi umunyeshuri nari mfite ijambo, kandi ntabwo nari mutoya, ariko impano, gift from God, iba yaragushizemo irapapinga ku buryo umuntu wese ayibona. Date aravuga ati umuntu arakenewe, nagenda hari kizahinduka. So nabashije kabisa, bamwe no kugera n'igihe nzana n'imiryango yanjye kahiga. So kubera your gift, ubwo nararangije rero directeur bamwitaga sana, n'inshuti yanjye, nta n'uwo muntu hazibagirwa, kuko nibwo umuntu yageraga ubuzima bukazamuka, ko ari umuntu uvuga uti nibura bamwitaga sana, ni directeur nowe acyariho. I think Annette uramuzi, umusaza. Gasana turagusuhuje, Gasana Robert. Yanamusuje nanjye ni mwarimu wanjye. Nibyo? Wow. So uwo rero no wampinduriye amateka ara mu Rwanda, ko ndararangije abati vayo ukuri ube sportif patron. Unkurira sport mu kigo gikomeye kiza cyane. Ubwo rero aho niho nahinduye ubuzima, hangira kwiyubaka no kugira no kuzamura mu rugo gatoya mu buzima bari barimo. So ndabati thank you so much. Ndigutegura n'ubuzima bwo kuzana muri Amerika. Noneho twashakaga kumva wagumye kugaruka cyane ku buzima bwo mu rugo busa nkaho butari bumeze neza. Turabizi impunzi ntabwo ubuzima bw'impunzi ntabwo buba bumeze neza, ariko ndagira ngo udushushanyirizeho gatoya ubwo buzima bw'ubuhunzi nk'umwana mutoya wari utarabona ubuzima ukirimo gushakisha, bwabaga bumeze gute? Nize challenges mwahuraga nazo icyo gihe zo wakuriyemo? Ubundi ikintu iyo umuntu avuga ku kijyanye n'ubuhunzi, umuntu wese ahita abishyira ku mutima, akabyegereza akareba ubuzima ukuntu babugoye, ufashwa n'abandi kurya, ufashwa n'abandi, udafite umurima, udafite inzu utiyubakiye, mbese hari undi gukontrola ugutunze, kandi umuntu agutunze abagutunze.
yabagwa abagutunze kabisa arakugenera niko navuga ubwo buzima ntabwo bwari bwiza uko nari mfite umubyeyi umwe muzehe wanje yari yaragiye kera yarapfuye so rero mu ahantu nari ndi numvaga nshaka kugira ngo nzagere igihe umuryango wanjye nkomokamo tugera ahantu nibura umuntu atagisabiriza nanjye ngira ico nshira muri ibyo bintu tubona mbone izo income kugira ngo bifashe umuryango wanjye tube muri ako gahinda ako gahinda kabaga kameze gategimi ndimo ndaguma kubigarukaho ndashaka yuko ubivuga neza ako gahinda haba hari nk'igihe yenda reka tubivuge haba hari nk'igihe yenda mwaburaraga mutabonaga ibyo kurya mukaburara haba hari nk'igihe se mwaburaga n'isabune yo gufura kuko abantu bose barabyumva yuko ubuzima bw'ubuhunzi buba atari bwiza ariko nk'umuntu wabubayemo noneho bwabaga bumeze gute nk'uko nabivuze yabyumvika newe nabyumve neza urabona twarafashwa ibyo dufashwe byari byo kurya ntabwo bakongera amafaranga kugira ngo ujye kugura isabune amavuta imyambaro icyo nshimira Imana nuko muri ibyo byose ntabwo iyo urebye uburyo umuntu aba yaravuye aha akajya aha izo stages ugera ukanabatire Imana yari ibirimo kubera ko ntabwo navuga ngo twiye tuburara ibyo baduhaga waragenda ukagurisha ukagira ibyo by'imyambaro ukagura iyo sabune ariko wabonaga bidahagije wabona bidahagije ko nawe urabyumva wabaga nyine uri umuntu utihaye utega kuhabwa n'abandi ubwo ababyumva murabyumva ubuzima bw'ubuhunzi ntabwo buba bworoshye hari ababubamo hari n'abakiburimo hari n'abazabubamo hari n'ababubayemo nuko buba bumeze mwabyumvise ukuntu biba bimeze hanyuma abantu bize kuri rukomo na adegi Jimmy muramwibuka mwamubonye mwibuke cya gihe mumubone n'uhungu baranzi ndanabashuje kabisa so igihe rero cyarageze uvuye rukomo werekeje he hano muri Amerika na twerekeje hano Imana iradufasha ubwo tuza hano muri Amerika ariho turi maze hano imyaka 10 ntabwo ari mike iyi state niyo nasohoreyemo niyo nkirimo umaze kugera muri Amerika rero ubakoze utuhe tuzi byagenze gute ubuzima bushyashya bwo muri Amerika nk'umuntu mushyashya ugeze muri Amerika ese icyo gihe wanganaga iki nari umusore numva ntabwo nari nibuka imyaka burango mvuge ngo nari ngeze ngaho icyo gihe ariko nari nkira gasore ariko umusore umvugiye no kugera igihe cyo gushaka wari mukuru noneho wari umaze gufunguka cyane urumva kuba umuntu wabaye hano moteri nari mfungutse ukuntu so naraje hano numvaga ngiye muri navuga kuko numvaga ngo kujya muri Amerika numvaga ko ari irindi joro numva ko ngiye mu joro ariko ntegereje irindi ngiye ntegereje twese dutegereje ariko numvaga ngiye mu joro ariko byagenze surprise byabaye surprise ubwo narageze baratwakira mbona ibyo ntigeze mbona mu buzima bwanjye narondoye byinshi cyane ubwo nawe urabyumva twahise twishima inzu ariko nta icyongereza cyari kinagoye kucyumva noneho bakatubwira ngo ibyo twakoze numvaga ko ngiye kongera kubona imateri urumva ari icyansabazinze ni umuntu wambaye English still you have to ntabwo nk'abanyafurika bavuge ngo nta cyongereza uzi warakubwira ngo nkavuga ati nibyo nakora ibintu nk'ibyo numvaga ko nzigisha abanyamerika ibyo bintu akazi ka mbere nahuye nako it's totally different byaba bitanu nko kuva hano no mu ijoro
rya juru ryawe noneho wari warigeze ko narababwiye baravuga ngo resume abazana na bintu kandi ibyo ntago nari nabima resume ubwo nibwo rero bavuze ati rero akazi ka mbere hano ugiye gukora nakuguhanagura imodoka nabyumvise urumva umuntu harani matense wanambwira ngo n'imodoka nyanagura ariko hano nangiye kuyanagura that's amazing you know so ariko nibyo niyo nakubwiye bya mpano na gift numvaga atari byo nshaka gukora iriya yari basic life ya hano muri Amerika kugira ngo babanze banshira bugufi bamanure bagushyire hasi kwe noneho njyewe banze nareba isi ya hano none yamigisha igenda igirote ko ukuntu nabibonye uko Imana niyo bakubwira ngo utoragura iki kintu Imana ibizi ko next naba tomorrow uzakora iki next tomorrow ibizi zakoresha niko bimeze so njye narahakoze ndahakora harananezeza byanyigisha kuba hambo byandi by'ikinyafrika byo kubyimba hako umuntu akazana imodoka ukayoza neza ukabona amafaranga meza cyane niko nahakurira amafaranga menshi nkurikije kuko nari nkifite ya myumvire yo muri Afrika naba nkoreye nk'igihumbi nkagivunja mu miliyoni mu Manyarwanda kabwira abantu nahembwa miliyoni yanyu nzimvugiye hano wajya kwijura yose ikagenda ariko kabisa byanyishe kuba hambo ariko narundi nari ndi hambo ariko byiyongereyeho cyane nkorana n'abazungu ubona abanyiri igihugu muri gukorana so ubwo nahamaze amezi 3 ndanga ati no this is not kaongereza gatangiye kujya umuntu avuga nkumva accent yabo nangiye kuyumva nabati no ubwo niho nagiye muri bino bijyanye na caregiving bo bita ba DSP kuba nyine umustaff sanze noneho nibwo natangiye gukora inavi ya mbere mpitana nayitsinda kubera yuko naravugaga kongereza kari kanaje ariko ya experience y'ibyo nakoze yo kuyobora abantu iriya nkongeraho experience yo mu nkambi ibyo natekereza bakabona bakumva yuko nshobora gufata abantu babo neza ko hari abandi bumva tari kiremwa bakabajugunya so ngeze muri na performance niho ahantu nakoze ku nzu yari yose aba clients barankundaga ntabwo navugaga ngo mbise ngurikana nakoraga ibisabwa byose ari ikintu cyabikoraga ni kwa gusenga kujya ku rusengero kumva ko abana ari biremwa by'Imana nsimure muri iyo shusho ngiye nkamureba umuntu waturutse ufite ishusho y'Imana ati niba nubwo nta bantu bari kundeba hano ariko God is watching me so I have to do a good thing noneho wa mutima nawe umwereka no kubereka Imana bikabyaramo ikintu cyiza so noneho bakanshirama ngera igihe noneho banzamura baravuga ati ntabwo kiraha you have to be a supervisor ubure muri kiyagiye bavuga ngo be supervisor baravuye nahantu ntangira kuba ati imigishiri kugendezamo so ubwo mba supervisor naje hano Phoenix nkiri supervisor ntago nibuka igihe natangiriye ariko muri mentor nahabaye igihe kitari gitoya kandi na performance neza nubwo batumva ikinyarwanda bankoreye neza kuko ngewe ahantu ndi niga niyo ntagira ariko bita byinjira nkabyiga ukuntu so ubwo rero niho naje ko nari ntuye Tucson ubwo mbitanze hano muri Phoenix okay uza muri Phoenix supervisor same ntabwo nahise mpindura indi career yo kujya muri bino turimo hari ibyo mwumva byitwa sober living homes kuko hari nyakwigendera navuga nagiye gukorera nyakwigendera witwa Kanyana ariko ari umuntu muhaye nimero avuga ati are you Jimmy? Ndabati yes, my name is Jimmy. Barakumbwiye, you know, I need your help.
arabimbwira kabisa, turavugana kuri telefone, niwe wanzanye kuko yumvaga yuko hari ikintu nakora mu bijyanye na clinic muri amazu ye no kumufasha nyine nkuko n'abandi basaba ba staff. Okay. Noneho yenda tugeze aho ngaho, niki reka noneho dutangirire kuri iki ngiki, niki cyatumye okay, reka noneho ubanze tubwire urugendo rwawe rw'ukuntu watangiye gukorana na nyakwigendera Kanyana ni umwe mu mutubwire ho gato. Kanyana bamwita Kanyana, ni umudamu nigiye ibintu byinshi, ni umudamu ko wakoraga cyane, ni umudamu mbese sinzi ko namuvuga, ariko for me yari undi muntu ushobora kuvuga uti hari abantu b'icyitegererezo. So Imana njye yampuje nawe ayo ngo anyigishe bati jya kuri uyu muntu akwigishe mu gihe gitoya, mbese igihe cyo kitari cyagerwa ko buri muntu afite isaha ye. So ndazi ko byakoze Imana ibizi, utarinze ngo hagire wenda umuntu yagiye bamuvuge neza, ariko umuntu wese unzi azi yuko twagiye tunakorana kwa Kanyana kabisa. Yari nk'umubyeyi wanjye, yageze ahantu kabisa aba nk'umubyeyi wanjye, ku buryo niyo nta kuvuga Jimmy kuvuga Kanyana utavuze Jimmy kuba mbese nisiko naba byumve, yari wa wundi udashaka ngo akumve kuko she knows me better. Kuko nari mfite yampaga ahantu hakomeye cyane, aho rukomeye niho yampaga kujya, mbese hahandi urabona akazi dukora ka soba tudiringa n'abantu bafite history bari addicted n'inzoga n'ibiyobyabwenge, ariko nari wa muntu uvuga ati Jimmy niba ari hariya hari amahoro, hameze neza kuri clinique, niba turi muri IOP nabaga mpari kabisa, za gift navuze z'Imana baraguhaye inyanja gatuza. So bigatuma rero anyizera cyane ku buryo wabaga ni wavuga behind me yabata no my boy, urumva. So ubu rero niwe wampinduriye ubuzima ndimo, navuga ntabwo navuga ngo niyo destiny ndiho, hariho n'ibindi, ariko aho niho nakuriye. Nkora muri sober living homes, njya muri IOP iyo bita outpatient clinic, mpava rero nikorera. Oya ntabwo ari nikorera, nagiye ahandi ubwo kugera aho nikorera. Ukorana na Kanyana ndetse naho handi wagiye nyuma yo uvuye kwa Kanyana, by the way Kanyana yaratashye, Imana imworohereze. Wakoze igihe kingana iki kugira ngo twumve kuva aho ngaho noneho utangira kujya kwikorera wowe ubwawe? Think nakoze y'umwaka. Right. Hanyuma rero umaze gukora y'umwaka uza kumva ugize igitekerezo cyo gutangira kwikorera. Byaze gute, byatangiye gute, ni kuki wahisemo gutangira kwikorera? So nkuko na Kanyana ni wa wundi udavuga ngo yarakwigishaga avuga ngo azi yuko ejo muri nawe uzabyikorera. Ntabwo ari wa wundi waguhishaga. Kurumva na mfite experience ndi house manager muri mentor muri DDD, urumva na mfite experience ya behavior, urumva noneho bigiye muri soba kuri nge byaranyoroheye cyane. Kuna urumva DDD harimo paperwork nyinshi, kuza muri soba rero sober living sikaba korohereza kulaninga byari ibintu byinshi. So ni wango we twiga yarakwigishaga kugira ngo uzagice wimarira. Ntabwo ari wawundi ubikipinga ngo bishire ku mutima, ni wawundi wabwira ngo kora bino byari kuri nyunguze kugira ngo kinike zamuke. So yizangu ibintu byawe bigende neza, nuko skills zose zigisha abantu kugira ngo ibintu byawe bikomeze bipapinge, nubwo wabimenya bakagenda uzaza nabandi nabo bigishe bagende bakuvuga neza. So naho rero narabyize, maze kuvuga ntangiye kuvuga nta byikorera, ariko mu gihe nkibikira muri ubwo navuga ku
kavuyo karaho ko mu mutwe wangu ndashaka kubyira income ntigute ubwo niho Imana yabwiye umuntu utanzi